Yesu nashimwe. Bene data amahoro y'Umwami Yesu nabe muri mwe. Nongeye kubasuhuza ndetse no kubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye mu nce zitandukanye z'ibihugu bigiye bitandukanye. Imana y'amahoro nibaho umugisha cyane. Aho mugiye kuganira ijambo ry'Imana, Nzabandora Patrick. Imana yacu itugirira ubuntu. Reka dusenge tuganire ijambo ry'Imana. Turagushimiye nanone Mwami Yesu, tugushimiye ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi zawe, tugushimiye urukundo udahwema kutugirira, gushimiye ko warinze mwene data, gushimiye ko warinze mushiki wacu, gushimiye ko wabanye nabo, wabarwaniye intambara zigiye zitandukanye, bagiye babona gutabara kwawe, bagiye babona kurengera kwawe. Uyu munsi wa none twongeye gusenga tubasabira ndetse Mwami Imana ngo barinde koko kwiza kwe mu ruhande rwabo, ibyabagoraga ubigore, byabarwanyaga ubirwanye, ibigeragezo n'intambara n'amakuba y'uburyo butari bumwe. Mwami Imana ubibakurireho, babashe kubona ineza yawe, babashe kubona gutabara kwawe, babashe kubona uburinzi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi n'umukiza wacu, amen. Bakundwa nshuti z'umusaraba wa Yesu, twishimiye kugira ngo tugaruke uyu munsi wa none kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ubuherutse bwo twari twaganiriye ijambo ry'Imana, twe twavuze ku mahirwe azanwa no gucungurwa. Tuvuga uburyo ki kandi Yesu yaraducunguye koko, tuvuga uburyo ki yahuye n'imibabaro ikomeye ndetse akagira agahinda gaturutse ku bantu bamugambaniye, kubo yagiriye neza bakamugambanira, bakamuta hagati, akagambanirwa mu maboko y'abanyabyaha. Ariko uyu munsi wa none Yesu twavugaga ku mahirwe yo kuducungura, ubu tugiye kuvuga ku mbaraga zituruka mu muzuko. Imana itugire neza, tugiye kuvuga ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga zituruka mu muzuko. Yesu wapfuye yaranazutse, ntabwo yaheranwe n'urupfu. Uyu munsi wa none ari mu bazutse, ari muzima. Imana yacu itugirire neza, ntabwo akiri mu gituro, aho umubarira ntabwo akiriho ari. Imana itugire neza. Hari abantu bafata Yesu nk'utarazutse, hari abafata Yesu nk'utariho, hari abafata Yesu nk'utarabayeho, hari abafata Yesu uko bashatse bitewe n'uko abantu babyumva. Yesu bagenda babitangaza uko bashaka, ariko Yesu yutuvuga yaranazutse. Imana itugirire ubuntu cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero, tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, ni ibice byaho 16. Turahera ku murongo waho wa 5. Imana itugirire ubuntu cyane. Hari ijambo rivuze ngo iki, reka dusome. Haravuze ngo bagera mu gituro, babonamo umusore wicaye mu ruhande rw'iburyo, mbere mu mwenda we weraga cyane. Arababwira ati mwitinya, nzi yuko mushaka Yesu w'i Nazareti wabambwe, ariko yazutse, ntari hano, dore aho bari baramushyize. Nimugende mubwire abigishwa be na Petero muti arababanziriza kujya i Galilaya, ni naho muzamubonera, kuko nk'uko yababwiye. Bava mu gituro batangara, bahinda umushyitsi, nuko arababwira, baragenda, ariko ntibagira umuntu babwira, kuko bari batinye. Imana itugirire ubuntu cyane. Imana itugirire neza. Amagambo dusomye ahangaha atubwiye ko Yesu yazutse. Imana itugire neza. Uyu ni Mariko yavuze ku kuzuka k'uyu mucunguzi wacu Yesu Kristo. Ubwo duheruka tuganira ku mahirwe azanwa no gucungurwa, ubu tugiye kuganira ku mbaraga cyangwa se kubasha ku muzuko. Imana itugirire neza. Ariko tubatangariza tubabwira ngo Yesu uyu nguyu yarazutse, ntakiri mu bapfuye. Biratubwira ngo abagore 3 bagiye mu gituro bajyanye ibihumura neza kugira ngo basige umurambo wa Yesu. Bibiliya iratubwira ngo bageze mu nzira ndetse baribwira ati ninde uri buduhirikira igitare, ariko ngo bakihagera babona igitare kirabirinduwe. Bibiliya ngo kabone nubwo cyari kinini ariko cyari cyabirindutse. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya ngo nuko Yesu bageze mu gituro basangamo ngo umusore wari wicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye ngo imyenda yera cyane.
ngo nuko baratinya, ariko arangije arababwira ngo nimuhumure mwitinya, nzi ikibazanye hano, nzi yuko muzanywe no kureba Yesu wabambwe ku musaraba. Imana itugire neza. Nagira ngo nkubwire ngo nshuti y'umusaraba wa Yesu, iyo urimo ugenda rimwe na rimwe Yesu, abantu bazi neza, Yesu azi neza ikikugenza icyo ari cyo. Iyo ugiye gushaka Yesu, Yesu azi uko uje kumushaka. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu wazutse yazi yuko ubwo uje kumushaka kandi umukeneye, nawe yiteguriye kugira ngo akwiyereke. Imana itugire neza. Yesu yarazutse, ntakiri mu bapfuye, ntiyaheranwe n'urupfu, ntabwo urupfu rwamuheranye, ntabwo rwamugundiriye. Yesu yavuye mu rupfu, Yesu yatsinze urupfu. Imana itugirire ubuntu cyane. Nagira ngo mbabwire ngo biravuga ngo iyi mibiri yacu ipfa, hari umunsi izambikwa kudapfa. Iyi mibiri yacu ibora, hari umunsi izambikwa kutabora. Kubera iki iyi mibiri yacu ipfa izambikwa kudapfa? Nuko Yesu yatsinze urupfu. Kubera iki iyi mibiri yacu ibora izambikwa kutabora? Nuko Yesu yatsinze kuora, atigeze abora, atigeze ahera mu gituro, yavuye mu gituro. Imana itugirire umuntu cyane. Birivuze ngo iki? Biravuga ngo nuko arangije arababwira ngo ahubwo mugende mubwire abigishwa be yuko Yesu nawe atakiri mu bapfuye, Yesu yamaze kuzuka. Mubwire na Petero. Imana itugirire neza. Kubera iki? Petero uyu nguyu yari inshuti ya Yesu cyane. Mwibuka ko mu nkoramutima eshatu za Yesu, Petero yazaga imbere, hagakurikira Yohana ndetse na Yakobo. Imana itugirire ubuntu. Ngo mubatangarize ngo nuko barangije arababwira ngo mubabwire yuko tuzahurira, ngiye kubonekera i Galilaya, ariho muzambonera nk'uko nari narabibabwiye. Imana itugire neza. Nagira ngo mbabwire ngo Yesu ugiye kukwishurira, ugiye kukwigaragariza, ugiye kugutabara, ntabwo ari Yesu uje ahanze, ahubwo yagigeze akubwira. Ubu Yesu uzanye ubutabazi, ntabwo ari ubutabazi bugutunguye, ni ubutabazi bwigeze bukubwirwa. Imana yacu itugire neza. Yesu aje kugutabara nk'uko yakubwiye. Yesu aje kukurengera nk'uko yakubwiye. Yesu aje kugira ngo muhurire aho yigeze akubwira, ariko agarutse akubwira ngo ntabwo akiri mu bapfuye, wimubarira mu bapfuye, mubaborera muri Yesu udashoboye, udakora. Yesu wacu aratabara. Imana itugirire ubuntu cyane. Biratubwira ngo nuko basohoka mu gituro ngo bafite ubwoba, batinye cyane, kuko bari batinyishijwe no kumva amakuru y'umuntu uzutse. N'ubwa mbere we bumvishije umuzuko, birashoboka ko nawe wumvishije umuzuko. Ndagira ngo babwire imbaraga zituruka mu muzuko. Yesu wacu yatsinze urupfu. Yesu wacu ntakiri mu bapfuye. Nubwo ubona ibyago n'ingorane bigukomereye, ariko Yesu ni muzima, yarazutse. Nubwo ubona uhuye n'amakuba, nubwo ubona uhuye n'ingorane, nubwo ubona uhuye n'akaga, nubwo ubona uhuye n'ibyago, ariko nagira ngo ngutangarize ngo Yesu yarazutse, ntabwo yaheranwe n'urupfu. Rero Imana itugirire neza cyane. Bibiliya ngo nuko basanga uyu musore yicaye mu ruhande rw'uburyo, ngo yambaye imyenda yera. Baratangara cyane, bibaza uburyo ki byagenze, bibaza uburyo ki byanyuzemo. Ariko ngo nuko bagitangara, ye arababwira ngo mwitinya, nzi yuko ikibazanye hano namwe muzanwe n'amahoro, muzanwe no gushaka Yesu wabambwe. Imana itugirire neza. Yesu nagira ngo mbabwire ngo Yesu azi ikikugenza. Aho ugenda usenga, aho ugenda ushaka Imana, Yesu azi ikikugenza. Kabone nubwo hari rimwe na rimwe abantu bavuga ngo hari abantu benshi biyoberanya mu nzu y'Imana, mu nsengero, ndetse aho abantu bagenda bashakira Imana, ariko Yesu azi ikibagenza icyo ari cyo. Ikibagenza arakizi. Yesu azi yuko ugenzwa n'amahoro yo gushaka Yesu. Rero ubwo umushaka arakwibwira. Imana itugire neza. Arabwira ngo nzi uko mugenzwa no gushaka Yesu wabambwe ku musaraba. Arabwira ngo ntabwo akiri hano, yazutse. Yesu yarazutse. Turi kuvuga ngo uyu nguyu wadupfiriye, umwe wanyuze muri ya mibabaro merutse kubabwira, umwe wanyuze muri kakaga, umwe wanyuze muri za ngorane, yarazutse. Imana yacu itugirire neza. Arabwira ngo yazutse, ntakiri hano, dore naho bari bamushize, nimuze namwe mwigire gute, mwirebere. Haleluya. Hari amatsiko amarwa no kureba, hari n'amatsiko amarwa no kumva. Nshuti y'umusaraba wa Yesu,
amatsiko ufite yo gutabara, hari igihe amatsiko ufite azamarwa nuko wumvishije Imana ivugana nawe. Hari abantu bagira amatsiko yo kumva ese koko Imana iravuga, ese iyi Imana nibivuga irakora. Nagira ngo mbabwire ngo hari abantu bazamarwa n'amatsiko no kumva Imana ivuganye nabo, ndetse bakamarwa n'amatsiko no kubona imirimo n'ibitangaza by'Imana. Hari n'abavuga ngo ese koko Imana irakiza. Hari abantu bazamarwa n'amatsiko no kubona Imana ibakijije. Imana itugirire ubuntu cyane. Hari abantu bagira amatsiko yo kumva ese koko Imana ishobora guhagurutsa umuntu mu burwayi yari arwaye. Imana nagira ngo babwire ngo uyu Yesu wazutse aranakiza, aranatabara, aranarengera. Imana itugirire ubuntu cyane. Yesu wacu yarazutse, ngo nuko arabya ngo nimuze murebe aho mwamushize. Nuko arabya ngo kandi mugende mutangarize abigishwa, mubabwire ngo Yesu yarazutse, ntabwo akiri mu bapfuye. Mubwire na Petero nawe mubimubwire, mubabwire ati muzahurira i Galilaya, nk'uko niho muzamubonera nk'uko mwari mwarabivuganye. Imana itugirire neza. Nshuti y'umusaraba wa Yesu, wowe uneza amatwi uri mu bihugu bitandukanye, uri i Burayi, uri muri Amerika, cyangwa se uri muri Canada, cyangwa se uherereye mu Bufaransa n'ahandi, nagira ngo batangarize muri Aziya, nagira ngo babwire ngo Yesu yarazutse. We mwene data uri muri Afrika, wowe uri mu Rwanda uneza amatwi, nagira ngo mubwire ngo Yesu uyu nguyu wapfuye yaranazutse, ntabwo yaheranwe n'urupfu ko yararutsinze. Uyu munsi wa none ni muzima. Imana yacu itugirire neza. Turi kuvuga hejuru y'umuzuko, turi kuvuga ku mbaraga z'umuzuko mu izina rya Yesu. Yesu wazutse yazuranye n'ibyacu, yazuranywe n'ubuzima bwacu. Imana itugirire neza, ntabwo tuzaheranwa n'urupfu, kuko Paulo yavuze ijambo rikomeye ngo iyi mibiri yacu ipfa hari umunsi izambikwa kudapfa, iyi mibiri yacu ibora hari umunsi izambikwa kutabora. Impamvu nuko Yesu yazutse, impamvu nuko Yesu yavuye mu gituro, impamvu nuko Yesu ataheranwe n'urupfu. Imana itugirire ubuntu cyane. Bengu Bibiliya tubwira ngo bakiva aho ngaho basohoka batinye, bahinda umushyitsi, baratangara, ngo baragenda ntibabivuga kuko bari batinye cyane. N'ubwa mbere bari bumvisha ibi ngibi, ariko nagira ngo batangarize, mugende mutangariza abantu, mubabwire ngo Yesu yarazutse, ntabwo akiri mu rupfu, ntagiheranwe n'urupfu. Imana yacu itugirire ubuntu. Yesu wacu yarazutse. Imana y'amahoro itugirire ibambe. Nagira ngo rero bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba wa Yesu, nagira ngo mbabwire ngo Yesu uyu wazutse ataheranwe n'urupfu. Nagira ngo mbabwire ngo aje kuzukana n'ibyawe, aje kuzukana n'ubuzima bwawe, bwa buzima wabonaga bugoye, bwa buzima wabonaga bupfuye, Yesu yazukanye nabwo. Ugiye guhura na Yesu, Yesu agiye kukubanziriza imbere, ugiye kumubonera aho yavuganiye nawe, ugiye kumusanga aho yavuganiye nawe, ugiye kubona gutabarira aho yakubwiye kugutabarira, ugiye kubona kurengera aho yakubwiye kukurengerera, ugiye kubona agukiriza aho yakubwiye kugukiriza, ugiye kubona gusubiriza aho yakubwiye kazagusubiriza. Yesu yarazutse, ni muzima, ni umugabo uvuga amagambo ahagarara akayasoza, ntabwo ajya avuga amasigara cyicaro. Imana itugirire ubuntu cyane. Twari turi kuvuga ngo umugisha cyangwa se imbaraga zituruka mu muzuko. Imana itugirire neza. Haleluya. Yesu yarazutse, ntabwo yaheranwe n'urupfu. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza, kandi wiyumvemo ibyiringiro by'ubugingo, wiyumvemo ibyiringiro by'umugisha bivuga ngo Yesu ubwo yazutse, ubwo ari muzima, n'ibyanjye n'ibizima. Ubwo yazutse n'ibyanjye bizazuka, ibyanze ubwo byemeye ibye akava mu gituro, n'ibyacu bizavamo. Imana itugire neza. Abamaze amatsiko avuganye nawe, arakubwiye ngo ntabwo agipfuye, ahubwo ni muzima. Umwami Imana aduhane umugisha cyane. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Amahoro y'Imana babeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenze ku bwa mwene data. Mana, turagushimiye ko waduhaye Kristo kugira ngo abe incungu y'ubugingo n'ubuzima bwacu. Uyu munsi wa none yarangiza akadupfira, yamara kudupfira akanazuka agasiga anesheje urupfu.
Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nubwo turi mu buzima bugoye, turi mu buzima bumeze nk'ubuzima bupfa, ariko Bibiliya itubwiye ko tuzaba no mu buzima buzuka. Nuhabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none ndasengeye mwene data uneze amatwi, yari ari mu buzima bugwaye, yari ari mu buzima bupfuye, yari ari mu buzima bugoye, ariko turasenze mu izina rya Yesu. Yesu wazutse naze azure n'ibyabo, naze azure n'ubuzima bwabo, naze azure n'imibereho yabo, naze azure n'ibikorwa byabo. Mu izina rya Yesu turasenze ngo ikiganza cy'Imana n'imbaraga zisumba byose ziboneke kuri mwene data. Turagushimira Yesu, turagushimira ko wazutse, turagushimiye ko utaheranwe n'urupfu, turagushimiye Mwami Yesu ko utatsinzwe n'urupfu, ahubwo watsinze urupfu. Mu izina rya Yesu turasenze rero kugira ngo mwene data uneze amatwi, unegeye amatwi mu bimande zitandukanye, mu bice bitandukanye, yakire gutabarwa guturutse mu muzuko, yakire gutabarwa guturutse mu kuzuka kwa Kristo umucunguzi wacu. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, ndabakunda, murakoze cyane.